Nshuti muvandimwe mwene data, wowe dusangiye amahirwe yo kumenya umwami Yesu, tukaba dusangiye n'amahirwe yo kwigana ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Nongeye kunezezwa cyane no kongera guhura nawe muri uyu mwanya kwiga ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko reka Imana ize hagati yacu kugira ngo itwigishe igikwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Njyewe nitwa Musoni Flavien, reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe, wowe udufitiye akamaro kanini, wowe waducunguye, wowe witeguye kugaruka kongera kudukiza muri iyi si, kandi ukaba ufite imigambi myiza kuri twe. Wowe utanezezwa no kutubona turi mu kaga, turi mu makuba, turi mu marira, ukifuza yuko dutegurira ubuzima bw'ahazaza bwiza, ariko ukifuza yuko muri iyi minsi iheruka tukubera abagabo nyabagabo, nawe ukatubera Imana tukakubera abana. Turagutakambiye cyane ngo ugire icyo dukorera mu gihe nk'iki, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe. Iri jambo riruta ubutunzi bwose bwo mu isi. Ngwino utubere ubutunzi kugira ngo abatubona batwungukeho umugisha wo kukumenya, kandi uduhe kunyurwa n'uko watugize. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe, nongeye kukwishimira cyane, ngushimira cyane uburyo Imana iduhaye uyu mwanya. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubutunzi n'iminsi y'imperuka. Ubutunzi n'iminsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana rifite icyo rivuga ku butunzi, ariko by'umwihariko muri iki gihe kisoza amateka y'isi, ijambo ry'Imana rivuga uko ubutunzi buzaba bumeze. Ryerekana uko ababufite bagomba kwitwara, rikerekana ubutunzi nyakuri buzaba buriho. Uyu munsi wa none murabibona yuko Satani arimo arakoresha imbaraga cyane kugira ngo abantu benshi bakene, kandi Satani arimo arakoresha imbaraga kugira ngo abandi bakire, ariko bakize mu buryo butemewe n'ijambo ry'Imana cyangwa budafitiye abandi akamaro. Hari intambara rero ikomeye Satani arimo gushyira hagati y'abakire n'abakene, aho Satani yumvisha abakene yuko abakire ari abagome, kandi Satani akumvisha abakire nanone ko abakene ari abagome kandi ari abajura kandi ari abagira nabi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mujya mwumva umugani usigaye ucibwa utamenya aho waturutse Satani yashyize mu bantu, umugani uvuga ngo abakire si abantu. Ni hehe muri Bibiliya abantu bigeze basoma yuko abakire atari abantu? Guturuka mu itangiriro kugeza mu byahishuwe nta somo ribaho ritubwira ko abakire atari abantu, uretse yuko nta n'isomo ribaho ritubwira ko abakene ari abagome. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iri jambo ry'Imana ridufitiye igisubizo. Iyo turebye ijambo ry'Imana ukurikije uko Imana yagiye ibana n'abantu ba kera, bifite igisubizo kidasanzwe kuri twebwe turiho uyu munsi wa none. Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 11, igihe Mose yaganiraga n'Abisiraheli yababwiye amagambo akomeye cyane, arangije aravuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yagutegetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Wirinde ntuzibagirwe. Mu magambo make, ikintu cyose umuntu akwiye kumenya, waba umukire waba umukene, ukwiye kuzirinda kwibagirwa Uwiteka. Kwibagirwa Imana ni ikosa rikomeye. Bibiliya irakomeza ngo numara kurya ugahaga. Kurya ni umugisha, ariko kurya ugahaga nawo ni uwundi mugisha. Hari abantu benshi barya ntibahage, hari n'abantu benshi bafite ibiryo batabasha kubirya. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka inzu, kubaka amazu meza ukayabamo. Nshuti zanjye, kubaka inzu ni umugisha udasanzwe, ariko namwe murabizi hari abantu benshi bapfa inzu bubatse batazitashye. Rero ni umugisha ukomoka ku Mana kubaka inzu warangiza ukayibamo. Kandi Bibiliya iravuga ngo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Imana ivuga yuko ibintu byacu bizagwira, ntabwo yavuze umubare. Imana ntiyigeze ivuga umubare w'amafaranga umuntu azagezaho amafaranga akaba agwiriye. Ntabwo Imana yigeze ivuga umubare w'inka umuntu azagezaho, umubare w'ifeza cyangwa se amafaranga umuntu azagezaho ngo bibe bigwiriye. Icyo nashaka kuvuga ni kimwe, kugwira k'umuntu biterwa no kunyurwa kwe. Uyu munsi wa none umuntu ufite iruba ry'amafaranga ryo gutunga miliyari
ndagira ngo mbwire inshuti zanjye, abonye miliyoni 100 ntago yanyurwa, ariko hari undi muntu wabona miliyoni 10 akanezerwa, akabaho neza, akabyibuha, umugore we akabaho neza, abana be bakagenda neza, bakiga ahantu hakomeye, kandi akaboneka mu nzu y'Imana, agatanga inkunga, agasengera abantu b'Imana, agafasha abarwayi za CHK n'ahandi. Cyo nashaka kuvuga ngiki, Imana, umutima unyuzwe ni utuma Imana ikwereka yuko ibyo yaguhaye bigwiriye. Ijambo ry'Imana rirakomeza ngo rero nubona ibyo bikubayeho, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntuzibagirwe umutima wawe, ntuzawukundire kwishyira hejuru. Kwishyira hejuru ni ikintu gikunze kuboneka mu banyapolitike bo ku isi batandukanye. Kwishyira hejuru ni ibintu bijya biranga abanyamadini b'abayobozi bakomeye. Kwishyira hejuru ni ibintu biranga abanyempano bakomeye. Kwishyira hejuru ni ibintu biranga abanyamafaranga bakomeye n'abanyamashuri bakomeye, kuko kwishyira hejuru kurabanza kukakwibagiza aho wavuye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana riratangaje. Imana ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, bwari burimo inzoka z'ubusagwe butwika na skorpiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi. Ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Amen. Hari abantu bari mu buzima bugoranye, hari abantu bari mu buzima bubabaje, hari abantu bari mu buzima butabanejeje, ariko Imana ireba uko babwitwaramo kugira ngo ku musozo, ku iherezo, izabagirire neza. Nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ibintu by'isi ntibikwiye kugutwara, kuko nanone ku iherezo ry'ubu buzima Imana yiteguye kutugirira neza. Ijambo ry'Imana riratangaje. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Njya nkunda kubona abantu benshi muri disikuru z'abantu bakomeye, mu bantu b'ibikomerezwa, mu baririmbyi b'ibihangange, mu bayobozi b'amadini, kenshi na kenshi bakunda kugaragaza yuko imbaraga zabo arizo zageze icyo zibagezaho. Reka nkwibutse yuko kuba warubatse inzu nk'uko tubisomye, kuba waratunze amafaranga akagwira, kuba warubatse amazu, wamara kurya ugahaga, ukabyara, ibyo byose ntabwo biterwa n'uko uri umutekinisiye w'umuhanga. Si uko ari wowe uzi umujyi kurusha abandi, si uko ari wowe ucanye ku maso kurusha abandi, ahubwo Imana yakugiriye neza, igucira inzira. Kandi Imana iyo iciriye umuntu umwe inzira, mu mugambi wayo ibiciriye inzira abantu benshi bazafashwa nawe. Ndagira ngo rero nkubaze, ubereyeho Imana cyangwa ubayeho ku giti cyawe? Ijambo ry'Imana riratangaje. Imana yaravuze ngo ntimuzavuge ngo imbaraga zanjye nizo zimpesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Amen. Imana ntabwo itanga amafaranga. Ntabwo Imana itanga amafaranga. Abantu benshi bajya bagenda bakajya gusaba, akajya mu butayu, yarangiza akikingirana mu ukwezi agasaba Imana amafaranga. Ubwo ni ubujiji. Imana itanga ubwenge, yarangiza igatanga n'imbaraga zitubashisha kuronka ubutunzi. Mu magambo make, abantu benshi bibagirwa gukoresha ubwenge Imana yabahaye, bakibagirwa gukoresha imbaraga Imana yabahaye, bakishyira hejuru ntibace bugufi. Barangiza ugasanga iyo ibintu bibananiye batangiye kuvuga ngo bafite inyatsi, bagatangira gushaka abantu runaka ho ibibazo ngo babateye imyaku. Uyu munsi wa none umuntu uzakubwira yuko umwaku n'inyatsi, yaba asenga yaba adasenga, akakubwira ko ari byo bituma utaronka ubutunzi, ahangaho ijambo ry'Imana nta myaku ijemo, nta nyatsi zijemo, ahubwo Imana iragusaba kutibagirwa aho wavuye, iragusaba kwibuka ko ari iguha imbaraga, iragusaba kwirinda kumva ko ari wowe wifaca. Abantu benshi bajya baganira mu kagana bavuga ngo njyewe ndikoca, mu magambo make ndiragira nkicyura. Ndagira ngo mbabwire ngo mu by'Imana siko bimeze. Imana niyo iduha imbaraga dukoresha turonka ubutunzi. Ese ibyo ngibyo mujya mubyibuka? Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwibagirwa Uwiteka Imana yawe, ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Iri ni isezerano Imana yari yahaye Abisiraheli ryo kubaho neza. Mose arabihanangiririza. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 umurongo wa 10, Bibiliya itubwira igitekerezo cya Salomo igihe Imana yamubwira ngo nsaba icyo ushaka.
Salomo yasabye ikintu kidasanzwe, Imana irangije iramwitegereza iramwishimira. Umurongo wa 10 igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3, maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusaba ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Mu magambo make, Imana itanga ibirenze ibyo twayisabye iyo twasabye neza. Abantu benshi rero barabyirengagiza. Salomo yari afite rwose ibibazo, yari umwana muto wari ugiye ku buyobozi. Yagombaga kubwira Imana ati, Imana sinzapfe nkenyutse, ndakwisabira uzampa imyaka myinshi nzarambe kugira ngo ndye ubuzima bwiza bw'ubwami. Ariko ibyo bintu byo kurama ntabwo byamutesheje umwanya. Ikindi, yari afite ibibazo byinshi mu gihugu, ariko ntabwo yasabye ubutunzi, kuko Salomo yari azi ko ubutunzi niyo umuntu abufite atabura ibindi bibazo. Nshuti zanjye, umwanya wawe wose, umwanya w'urugo rwawe, umwanya wo gusenga, umwanya wo kureba inshuti, umwanya wo gusura abarwayi, ntuzawusimbuze gushaka amafaranga gusa, kuko amafaranga hari igihe aboneka ariko ibindi ntibiboneke. Ijambo ry'Imana riratangaje. Imana irangije iti rero, ikindi, Salomo yari afite abanzi. Yagombaga kubwira Imana ati, mfite abanzi hepfo, mfite abanzi ruguru, mfite abanzi iburyo, mfite abanzi ibumoso, mpimbaraga zo kurwana nabo. Ariko kuri Salomo yasangaga kutagira ubwenge ari cyo kibazo cya mbere. Uyu munsi wa none usanga abantu bavuga ngo abantu baranyanga, abantu bashaka kuzandoga kuko mbarusha amafaranga, abantu bashaka kuzandoga ko mfite isura nziza, abantu baranyanga kuko ari nge wubatse inzu nziza, ko ari nge mfite imodoka nziza. Nshuti zanjye, umuntu urambiriye gushaka kurama gusa ataramiye mu Mana, agashaka ubutunzi ariko butarimo Imana, agashaka ko abanzi be bamererwa nabi kandi Imana atari umukunzi w'Imana, byanga byakunda hura n'ibibazo. Mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 16 umurongo wa 5 dusanga umwami witwa Ahazi. Bukeye Resini umwami w'Isiriya na Peka mwene Remaraya umwami w'Abisirayeli barazamuka batera i Yerusalemu, bagota Ahazi ariko ntibashobora kumunesha. Icyo gihe Resini umwami w'Isiriya agarurira Abasiriya Elati, yirukana y'Abayuda, maze Abasiriya baza Elati batura nayo bugingo n'ubu. Ahazi abibonye atyo atuma kuri Tigulati-Pileser umwami wa Ashuri ati, ndi umugaragu wawe kandi ndi umwana wawe. Namwe mutekereza, umuntu w'umwami atumye ku wundi ngo ndi umugaragu wawe kandi ndi umwana wawe. Ukuntu gutesha agaciro cyane. Ibi bintu bikunze kubaho aho usanga abantu bakennye, abantu bo mu rwego rwo hasi bitiza abantu bakomeye, ugasanga umuntu arimo aragaragaza aripfobya mu rwego rwo hejuru. Ntabwo ari byo. Zamuka unkize umwami w'Isiriya n'umwami w'Abisirayeli bampagurukiye. Ahazi yenda ifeza n'izahabu zibonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, abyoherereza umwami wa Ashuri ho ituro. Uyu mugabo yafashe amafaranga ye, yongeraho amafaranga yo mu rusengero, arangije abitanga ku mwami w'umupagani ngo amurengere, kandi Imana yarwaniraga igihugu ihari. Uyu munsi wa none nagira ngo mbibabwire, abantu biteguye gufata amafaranga agomba gukoreshwa mu by'Imana, abantu biteguye gufata amafaranga yagombaga gukoreshwa mu bindi yose bakayajyana mu bintu binanira bitari iby'Imana. Nuko umwami wa Ashuri aramwumvira, atera i Damasiko arahatsinda, maze ajyana abaho ari imbohe ikiri, kandi yica Resini. Bukeye Ahazi ajya i Damasiko guhura na Tigulati-Pileser umwami wa Ashuri. Umwami Ahazi agezeyo abona igicaniro cyaho, yoherereza Uriya umutambyi ishusho yacyo n'urugero rwacyo uko cyakozwe kose. Nuko Uriya umutambyi yubaka igicaniro nk'icyo akurikije urugero rwose umwami Ahazi yamwoherereje ari i Damasiko. Mu magambo make, uyu mwami yageze aho ajya mu bapagani, akora kopi, yitegereza igicaniro abapagani batambiragaho, arangije agitangaho amafaranga menshi, araza agitanga mu nzu y'Imana.
nshuti zanjye, ibi byose ni ingaruka. Hezekiya yageze aho aba umukire, aragenda arakomera, umwami witwa Hezekiya Imana imwongera iminsi yo kubaho. Igihe kiza kugera, abantu b'i Babuloni baza kureba ubutunzi bwe. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 20 umurongo wa 12, icyo gihe Berodaki mwene Baladani umwami w'i Babuloni yoherereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha, n'iby'ubutunzi bibonetse byose mu nzu ye. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Nshuti zanjye, abantu benshi hari igihe baza ugasanga umuntu muri ino minsi, abantu b'i Babuloni bapangaga kuzaza gutera, ariko bari baje kuneka. Barangije abereka ibiri mu nzu y'Imana, abereka ubutunzi bwe bwose. Reka mbabwire nshuti zanjye, ntabwo ari byiza kurata ubutunzi bwawe, kuko ubutazi umuntu uje ikintu kimuzanye. Kandi nagira ngo mbabwire torero ry'Imana mu ntega amatwi, Babuloni muri ino minsi irimo irashaka, irimo irohereza intumwa zerekana yuko dusenga neza, zerekana yuko itorero ryacu riteye imbere, zarangiza zikaza ziti mutwereke mukoresha iye tekinike. Usanga rero yaba imitungo, yaba ibintu bituma turi abantu bihariye, turimo kubyereka intumwa z'i Babuloni. Ariko Imana yohereje umuhanuzi Yesaya, asanga Hezekiya, arangije arabwira ati ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Umwami aramusubiza, arangije aramubwira ati rero ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati rero umva uko ijambo ry'Uwiteka rivuga, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose nibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni. Mu magambo make, mukwiye kumenya yuko nubwo murimo kubika ubutunzi, ariko Babuloni irahari, kandi byanga byakunda ubutunzi bizarangira bugiye i Babuloni. Nshuti zanjye, niyo mpamvu amafaranga adakwiye kukubuza kubana n'Imana, niyo mpamvu ubutunzi budakwiye kukubuza kugirana isano n'Imana yawe. Abantu benshi bumva yuko Imana ari iy'abakene, ariko abakire nta mwanya baba bafite wo kuyishaka. Ndagira mbabwire nshuti zanjye, uko wari ukeneye Imana utunze inoti y'igihumbi nacyo baguhaye, uko wari utunze Imana ugiye kuburara utazi aho ukura ibiryo, niko ukeneye Imana uyu munsi wa none ufite amafaranga utazi umubare kuri konti. Imana ihora ikenewe. Imana ni alfa na omega. Mu gutangira kubaka ubuzima Imana ibikenewe, no mu gupfundikira ubuzima Imana ibikenewe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mu gitabo cya Yobu igice cya 22 umurongo wa 21, Yobu yaranditse ngo noneho rero iyuzuze nayo ubona amahoro. Niba mushaka kubona amahoro, mwiyuzuze n'Imana, kandi ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Abantu barimo barashaka ko Imana ibaha imigisha, abantu barashaka ko baronka amafaranga, barashaka kubaka za business, ndetse abantu baragenda bagashaka abayobozi b'amadini bakomeye bakabarambikaho ibiganza. Abantu barimo barajya muri Isiraheli bakazana amazi y'umugisha, abantu barimo barajya muri Isiraheli bakazanaho ubutaka, bakemera bukabatwara amafaranga bakabumena mu byumba byabo, bagapfukama bakabwira Imana bati Imana uri Imana itari y'abakene. Aburahamu yarakize, Kanaka yarakize, kuki ntakira? Ni ukubera iki? Subiza kugira ngo abanzi banjye bo kunyishima hejuru. Mwami Uwiteka ndagusaba imodoka nziza, Mwami Uwiteka ndagusaba inzu itari nk'izi zaba abantu binaha bose bubatse za kenyege. Ndagusaba akazi gasa neza ku buryo abantu bazaza bambona bakavuga ngo umukozi w'Imana aratambutse. Mwami ndagusaba ibintu byinshi, ariko umbabarire umpe icyubahiro kugira ngo abanzi banjye bo kunyishima hejuru. Ariko nshuti zanjye, Yobu yavuze ngo iki? Iyuzuze n'Imana ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Kugira ngo umuntu akomere, nuko gukiranirwa agomba kugushyira kure y'urugo rwe. Gukiranirwa ugomba kugushyira kure y'abana bawe, ukagushyira kure y'umugore wawe, ukagushyira kure y'abavandimwe bawe, ukagushyira kure y'ikintu icyo ari cyo cyose, kugira ngo urugo rwawe ruhirwe. Ute ubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu ya Ofiri, uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Mu magambo make, ntabwo iri somo ridukangurira guta amafaranga, oya, ahubwo
amafaranga agaciro afite muri wowe, banza ukarekure amafaranga yo ate agaciro muri wowe nubwo ukiyafite. Uwiteka kubera ubutunzi, none Uwiteka nakubera ubutunzi, ya mafaranga azagufasha, noneho uzamenya agaciro kayo, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza. Nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku Mana, uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzahigura imihigo yawe, uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka. Mu magambo make, kwiyuzuza n'Imana no gushyira ibyaha kure y'urugo rwawe nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma ibyo ugambiriye Imana igufasha bikakubera nk'uko ushaka. Ariko abantu barashaka ko Imana ibaha imigisha. Amafaranga barimo gukorera nta posho bagitanga mu ngo zabo, abana babo babaye abamayibobo. Amafaranga abagabo barimo gukorera bayajyana mu bandi bagore aho baciye inyuma. Warangiza ugasanga umuntu arimo aravuga ngo kubera iki ngo ibi bintu bitagenda neza, uko biri kose wabona umugore wanjye mukuru yaranteye umwaku. Nta waguteye umwaku, nta nyatsi. Isomo riri muri Yobu riratubwira ngo iki? Utiyujuje n'Imana ngo Imana ikubera ubutunzi, nurangiza uyisabe gukiranirwa kure, ugushyire kure y'urugo rwawe. Nurangiza usaba Imana nayo ikumvire, nurangiza uhigure imihigo wahigiye Imana, byanga byakunda uzaza ukora ibintu byo gucamo. Iri ni ihame rya Bibiliya. Yobu 33:23, Yobu yabwiye Imana, ayibutsa uburyo ari umuntu wabanye nayo cyane. Aravuga ngo kuko ibyago biva ku Mana byanteraga ubwoba, simbona uko mbasha kwihanganira gukomera kwayo. Niba naragize izahabu ho ibyiringiro byanjye, nkabwira izahabu nziza nti ni wowe nishingikirijeho. Yobu yabwiye Imana ko atigeze yishingikiriza ku butunzi afite. 25, niba narishimishijwe n'uko ubutunzi bwanjye ari bwinshi, ukuboko kwanjye karonka byinshi, niba naritegereje izuba igihe riva cyangwa ukwezi kugenda kurabagirana nkabiramya. Yobu ntiyigeze atwarwa nuko amafaranga arimo kwiyongera kuri banki, kuri konte, nk'uko uyu munsi wa none twebwe amafaranga iyo yiyongereye usanga uko amafaranga yiyongera ari nako kudakunda Imana kugenda kwiyongera no gucika mu rusengero kwiyongera. Yobu yabwiye Imana yuko ubutunzi bwe atigeze yishimishwa nuko bwiyongera ngo bimwibagize Imana. 26, 27, kandi umutima wanjye ugashukashukwa rwihishwa, n'ikiganza cyanjye nkakinyweraho isubyo. Isubyo byari ibintu byakundaga gukoreshwa kugira ngo abantu birinde. N'uyu munsi wa none abantu baracyakoresha amasubyo, baracyakoresha ibintu by'amarozi muri business, abantu baracyakoresha amabuye, abantu baracyajya gushaka amazi, abantu baracyakoresha imiti kugira ngo birukane ibintu ngo by'ibihombo. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ubwo bwose ni ubupagani. Umuntu akwiye kwiringira ko Imana ariyo soko y'ubutunzi. Yobu arangije ati, ntago nigeze nywera ku kiganza cyanjye wisubyo, mu magambo make ngo nirinde ndinde n'ubutunzi bwanjye. Ibyo nabyo byambera ibibi, biragahanwa n'abacamanza, ariko nanone nuguhemukira Imana yo mu ijuru. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, ijambo ry'Imana ritunga urutoki ubutunzi n'uburyo buzaba bumeze. Zaburi 39:7. Aya masomo ngiye kuyavuga nihuta, ushaka ahantu yandika. Aya masomo azakubera amasomo adasanzwe muri Bibiliya. 39:7. Nukuri umuntu wese agenda nk'igicucu, nukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Mu magambo make, iyi Imana turebye imbaraga zose twarazishoye mu gushaka ubutunzi, nta mwanya wo gusenga, nta wo kwiga iby'Imana, nta mwanya wo kwita ku miryango yacu, nta mwanya wo kwita ku mubiri wacu, nta mwanya wo kwita ku bababaye. Imana iratureba ikabona turi ibigoryi. Nshuti zanjye, nanone Zaburi 52:8, abakiranutsi bazabireba batinye bamuseke. Ninde bazaseka? Mutege amatwi mwumve, ijambo ry'Imana riratangaje. Bazamuseka, bazavuga bati, dore uyu niwe utagiraga Imana igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi akikomereza gukora ibyaha. Hari abantu biringira amafaranga yabo, hari abantu biringira ubushobozi bwabo, bakiringira ibyo batunze, kugeza ubwo yicara akavuga ati, njyewe nutanansura amafaranga ndafite sinzabura abansura, njyewe nutanansengera sinzabura uwo mpa amafaranga nsengere, nta muntu nshaka mu rugo rwanjye, amafaranga yanjye arahagije. Ubu hari abantu baciye bene wabo mu ngo zabo, hari abantu baciye abavandimwe mu ngo zabo, hari abantu biciyeho abantu bose kubera ko amafaranga nta mwanya afite wo kugira ikindi yitaho. Imana ntishobora kumubera igihe
igihome kuko nta mwanya w'iby'Imana afite. Mujye mujya gusenga mwebwe mukennye, mwe mufite inzara, naho ngewe kujya gusenga naba ngora Imana nta kintu itampaye, nta kintu Imana yanyimye, ahubwo mwebwe mujye mugenda Imana ibagire nk'uko yangize. Nshuti zanjye, umuntu wese wagize amafaranga igihome kimukingira, Imana ntaba ari imukingira. Vuba bidatinze ubutunzi nta wamenya ibyabwo, ushobora kuzasanga ukeneye Imana n'abavandimwe. Ijambo ry'Imana rirakomeza rikavuga ngo nzagushima iteka. Umurongo wa 10 wa Zaburi 52 avuga ngo ariko njyeweho meze nka erayo mbisi yo mu rugo rw'Imana, niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Abantu bameze nka erayo mbisi zo mu nzu y'Imana ni abantu bataba beza bitewe n'uko bafite amafaranga, ni abantu b'ingenzi bahora mu nzu y'Imana bahafite umumaro, ni abantu bita ku bantu, kandi amafaranga ariyo yose, icyubahiro icyo ari cyo cyose, gushyirwa hejuru uko ariko kose ntibishobora kubakura ku Mana yabo. Niba warahawe inshingano zikomeye mu buyobozi, niba warazamutse ugahabwa icyubahiro muri kampani runaka, niba amafaranga yawe yariyongereye ukaba wararanguriraga i Bugande ubu ukaba usigaye ujya Dubai no mu Bushinwa, ibyo bintu bigatuma ibintu by'Imana ubona bitaye agaciro. Nshuti zanjye, witonde, amateka arangwa no kwisubira, kandi hari igihe ibintu bigarukaho byatangiriye. Iyo ni realite y'ubu buzima. Ukwiye gusaba Imana ikakuba hafi. Imana irakenewe. Kandi nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Umurongo wa 11 Dawidi yaravuze ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, nzategereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Mu Migani igice cya 3 umurongo wa 13 Bibiri iravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka, kubugenza biruta kugenza ifeza. Mu magambo make, umuntu ufite ubwenge aruta umuntu ufite amafaranga menshi adafite ubwenge. Hari ibintu nshimira Imana cyane. Hari abantu benshi Imana yagiye iha ubutunzi ariko irangije ibaha n'ubwenge. Ibaha ubwenge bwo mu buzima busanzwe, irarenga ibaha n'ubwenge bwo mu by'Imana, ku buryo iyo bagezeho ntago bagukubitisha amafaranga bafite, ahubwo baricara bakakwereka yuko umugisha Imana yabahaye nabo byanga byakunda ari umugisha ku bandi badafite ubutunzi. Abo barahari. Rero hano Bibiri iravuga ngo kugenza ubwenge biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza, buruta amabuye ya marijane, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kw'iburyo kw'iki k'ubwenge, mu kuboko kw'iburyo bifite kurama, no mu kuboko kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Mureke dusabe Imana iduha ubwenge bwo kuyimenya, ubwenge bwo kumenya iminsi yacu tumenye kuyibara, ubwenge bwo kumenya ibihe twitoze no kuzigamira ubuzima bwacu. Kubera ko ubu bwenge mu kuboko kw'iburyo bufite kurama. Ubwenge bushobora gutuma umuntu arama, ariko hari abantu bagira amafaranga akababera isanduku. Hari umuntu ugura imodoka nziza agahita azaza yitwaramo indaya, imyaka 2 bakaba barashyinguye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, uretse ubwenge buva ku Mana bufite kurama mu kuboko kw'iburyo, no mu kuboko kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Amen. Ubutunzi, umuntu wabanye n'Imana neza, Imana imutoza gushaka ubutunzi kandi ikabumuhana n'icyubahiro. Mbega umubare w'abantu benshi bafite ubutunzi batagira icyubahiro barahari. Ijambo ry'Imana rirakomeza rikavuga ngo mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko aya magambo yo ari mu Migani igice cya 23 umurongo wa 4. Bibiri iravuga ngo ntukarushywe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. Mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Vuba bidatinze ku bantu benshi ubutunzi bugiye kumera amababa. Mwese murabizi, abantu mwigeze muturira amazi. Iyo utunze imbata ukaba uturiye igishanga, uba uri muri zone ibabaje cyane. Kubera iki? Imbata irakureka ikagutoza yuko iteye nk'inkoko n'ihene n'izindi n'andi matungo yo mu rugo. Ariko ikintu gitangaje, imbata iratangira wazaza usuka utuzi ikajyamo igakubitamo amababa, niko irimo kwitoza amababa agenda amera. Iratangira ikazaza ijya mu kiziba cyaretse ahantu igakubitamo, iratangira amababi yatangiye kumera, iratangira ikazaza iguruka ikajya hejuru y'inzu, ikambuka ikajya ku yindi nzu. Icyo gihe iyo uzi ubwenge, imbata yawe uyica amababa kugira ngo yongere kuguruka. Noneho rero hari igihe umunsi umwe iyo utayiciye amababa ujya kubona ukabona iragurutse irenze umuhanda igiye mu gishanga ntigaruka. Bibiliya yakoresheje ibyo rero iravuga ngo ubutunzi ntibubura kwitera amababa bwarangiza bukaguruka nk'uko igisiga kiguruka. Mu magambo make rero,
urasabwa kumenya ubwenge bwo gupfura amafaranga amababa kugira ngo amafaranga atazaguruka akagucika ugasigara uri umutindi wo kubabarirwa. Rero nshuti zanjye nagira mbabwire ngo ntacyo dufite cyo kwiratana. Ubwo amafaranga ashobora kumera amababa akagenda, ashobora kumera amababa akajya ku muturanyi, wa muntu wasuzuguraga, wa mukarani wawe, wa muhinzi wawe, wa muntu witaga umujura, wa mukene muturanye, bushobora gucya ubuzima bwahindutse. Ijambo ry'Imana riratangaje. Umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 18, ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya. Ninde utanga amahirwe yo kurya ibyo umuntu yavunikiye? Ni Imana. Abantu benshi usanga mu buzima bwabo bashaka ibintu ariko abenshi bapfa batabiriye. Bibiliya rero mu mubwiriza 5 umurongo wa 18, nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, Imana ifite ibyo yifuza gukorera abantu, kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezezwa n'umurimo we. Ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Hari abantu bafite ibiryo ariko badafite inzoka zo kubirya. Muzabireba, hari abantu bategura ubukwe bukaba ni ubukwe bwo mu rwego rwo hejuru. Umuntu yarangiza akarenga abaturanyi be, akarenga abantu bakuranye, akarenga bene wabo ba hafi ngo kubera ko bakennye, akagenda agahamagara abantu bakomeye muri leta, agahamagara abantu bakomeye mu idini, agahamagara abantu bakomeye bajya kurangura hanze b'abacuruzi, agahamagara abantu b'abanyamashuri akomeye, yarangiza akabaha imyanya. Barangiza abo bantu bose bakaza, akagerageza uburyo bwose ashoboye ngo yerekane ko yakoze. Barangiza bakaza, ubwo yatetse amafi, yatetse inkoko, inyama z'amoko atandukanye, abantu bakaza bakazenguruka meza. Barangiza wajya kubona ukabona ba bantu wari wizeye barimo baratera intambwe, wajya kubona ukabona barenze inkoko ntawe ukozeho, barenze amafi ntawe ukozeho, barenze ibidari by'iki ntawe ukozeho. Wajya kubona ukabona uwa mbere aragiye ahereye ku madegede araruye, aragiye agiye ku mboga z'ibyatsi araruye, yarangiza akaba aratambutse. Wamubaza uti se tuguhe fanta? Reka da. Tuguhe ji? Reka da. Yarangiza ati munyihera amazi yonyine kandi mumpa amazi adakonje. Wajya kubona ukabona umunsi mukuru urarangiye, ba bantu bose baraho, nta muntu n'umwe ushoboye kurya, kandi haba harimo n'abavuga bati uyu mutipe yiyemeye ibi bintu ubundi yatekaga yabonaga twe twarabibuze ko nuko twiyemeraho. Wajya kubona ukabona umunsi mukuru wawe urangiye nta kintu bimaze. Ariko nagiye mbabwire inshuti zanjye, hanze haba hari abantu bafite inzoka nzima, baturutse mu gitondo babangiye kwinjira. Uko impumuro y'ibiryo yazamukaga niko nabo baba bazamura amazuru bavuga bati abakire barangize tubyirire kuko ntibabibasha. Nibwo uzajya kubona ubukwe burarangiye, ba bantu utashakaga ko babirya n'ubundi baraza bakabirya kandi bakagubwa neza. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, iri somo riratangaje. Hari abantu benshi barimo gushaka ubutunzi n'ubukire batazagira amahirwe yo kubirya. Kubera iki? Kubera ko batabana n'Imana, bafite ikibazo gikomeye, umubiri wabo urimo urahatakarira, imbaraga zirimo ziratakara, nta n'iby'Imana nta no kunyurwa. Nshuti zanjye, kugeza ubwo umuntu ajya kwa muganga bakamwandikira ikijumba nacyo gishiririye. Ubwo buzima hari abantu benshi baburimo. Igihe rero kirageze ngo abantu bamenye yuko kurya ukiha umugabane wawe ukanezerwa mu butunzi, umubwiriza yaravuze ngo ibyo nabyo ni ubuntu bw'Imana. Nshuti zanjye, twihuta nagira ngo mbabwire yuko Imana ifite ukuntu ikunda abantu. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo abigishwa ba Yesu batangazwa n'amagambo ye, nuko Yesu arabasubiza ati bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Izuru ry'urushinge yari akantu abacuruzi b'i Yerusalemu bari baziranyeho, kubera ko iyo bwiraga bakingaga irembo rya Yerusalemu. Bari baracukuye mu nguni akantu k'agaferege bacagamo bagacishamo ingamiya, baje basanze bavuye muri business bagasanga Yerusalemu urugi rwakinzwe. Noneho rero iyo umuntu yaganiraga n'undi akamaza ati se ko naje kare nkakubura, waje ryari? Ejo waje ryari? Umwe aramubwiraga ati naciye mu izuru ry'urushinge. Muri iryo zuru ry'urushinge kari ako kayira abantu bakora
bizinesi bari baragennye, Yesu we ufite ijisho rireba aho abantu batareba yari abizi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Ingamiya gucamo aho hantu byabasabaga ko bayikuraho imitwarire ihetse, kuko ingamiya ni ndende, byarangiza bigasaba yuko bayipfukamisha kugira ngo ibe ngufi, kuko kari akanya gato bari baragennye. Barangiza ingamiya igacamo ipfukamye, imitwaro igacamo na ba nyirayo bakunama bagacamo, noneho bakagerayo. Ngicyo icyitwaga izuru ry'urushinge. Yesu rero ntabwo yavuze yuko biruhije yuko abakire bazinjira mu ijuru. Muri iri somo muri Mariko igice cya 10 yavuze yuko biruhije ko abiringiye ubutunzi. Rero nshuti yanjye, niba ufite ubutunzi irinde kubwiringira, kuko kubwiringira byazakubuza ijuru. Ariko amafaranga ntabwo ari mabi. Hari ibintu bijya bibaho usanga abantu bicaye mu rusengero barangiza bakavuga batumva rero bariya abantu baba bambaye neza, aba bantu bafite amafaranga, bafite amamodoka, bafite amafaranga, ntabwo ushobora gusenga ufite amafaranga. Buriya niyo mpamvu abakene dukunda Imana. Uzabireba, abakene nitwe tuba turi mu nsengero, abakene nitwe dukunda Imana cyane. Ariko nshuti zanjye, abantu benshi ubukene nibwo bubatindije mu rusengero, nabo bakize bamera nk'abandi bagenda. Ibi rero biratangaje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:17 Bibiliya, Imana yabwiye Pawulo agira inama Timoteyo, aramubwira ngo wihanangiririze abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyane cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Ntukajye wiringira amafaranga. Amafaranga ntukwiye kuyiringira. Iduka rirashya, amafaranga urayatahana bakagutega, amafaranga ushobora kuyatunga warangiza ntuzamenye aho yagiye. Muri ino minsi hariho n'ibihombo bikomeye, aho umuntu musigaye muhura yari afite iduka, yari umuntu ufite amafaranga akomeye, wajya ko ugahura nawe agenda n'amaguru, kubigusobanura nawe akabura habigusobanurira. Abantu benshi abagore babo bagira ngo bagiye mu ndaya, bagiye ahandi kubera kutamenya ibihombo. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, byanga byakunda amafaranga yo kwizigirwa. Ahubwo abantu nibiringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza. Kuba umukire ni byiza muri karitsiye, ariko gerageza ube n'umukire ku mirimo myiza. Hari umuntu umwe yari umukire muri karitsiye, aragenda yubaka inzu, arangije agura imodoka, arangije ategereza umuntu uzamwita bosi, araheba. Umunsi umwe habaza umukozi wo mu rugo, aramaze atari ko hariya kwiseta, hariya muhahira, wumva banyita ngo iki? Umukozi aramubwira ati bavuga ko uri umugome n'amafaranga ufite ari umuntu wanize. Arababara cyane. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, kugira amafaranga no kuyitirirwa no kugira ngo amafaranga yawe anezeze abantu batayafite, nawo ni umugisha w'Imana, biterwa n'uko ubanye n'abantu. Uyu munsi wa none dukeneye kumenya byinshi. Umurongo wa 19 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 Bibiliya iravuga ngo bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza. Uyu munsi amafaranga urayafite, ariko minsi iri imbere ibihe bizahinduka. Ibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Abantu benshi usanga amafaranga yarabatwaye cyane, ariko najya mbabwira inshuti zanjye, amafaranga tugomba kuyakorera, turanayakeneye, ariko Imana igomba kuba ku isonga ry'ibintu dukeneye. Yakobo igice cya 5 we yavuze amagambo akomeye cyane, yitegereje umwuka w'Imana amuhumuye amaso, arebye uburyo abantu bakina bizinesi zo mu minsi y'imperuka bazaba barataye umutwe, bazaba barababaye, uko amafaranga azaza arushaho kwiyongera, aho kugira ngo umunezero wiyongere. Mu minsi y'imperuka Imana yamweretse uburyo abantu bazarushaho kubabara, bazarushaho kugira agahinda, bazarushaho kugira stress. Imana ibwira Yakobo, Yakobo yandika amagambo akomeye, arandika ngo iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kubona. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Kubika ubutunzi mu minsi y'imperuka ni ikibazo gikomeye. Reka mbabwire yuko mukwiye gukorera amafaranga nibyo, ariko ntakwiye kubibagizwa ikanzu yo gukiranuka Kristo atwambika. Ntago bikwiye kubibagiza urukundo Imana yakunze abantu kandi yifuza ko namwe mukunda abantu. Kubika ubutunzi mu minsi y'imperuka rero ni ikibazo gikomeye. Ntago bivuze ngo two kubika amafaranga muri banke, ariko gufata amafaranga ukiyima, ukima abawe, ukima igihugu, ukima itorero, ukima abakene. Ndajya mbwire ngo ayo mafaranga nta kintu azakumarira.
hano umurongo wa 4 uravuga ngo dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi umuborogo wabo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka. Abakozi mwagiye musezerera mudahembye, abantu mwakoresheje ku mashansiye mukabambura, abantu mwagiye mwirukana ku kazi ukamwirukana nta n'imperekeza kugira ngo udahomba. Byanga byakunda biranditse, kandi nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none abantu benshi imodoka zabo zigenda zibarega ku Mana, inzu zabo amatafari ariho arega yuko abayubatse batigeze bahembwa. Abantu benshi imirima yabo irabarega kuko ari imirima y'imihuguzanyo. Umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo mwadamarariye mu isi mwishimira ibinezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka, umukiranutsi mwamuciriye w'iteka muramwica atabarwanya. Ubu rero igihe kirageze ngo abantu bamenye yuko isi irimo irihuta, amafaranga agiye guta agaciro. Kera nakuze hari umuntu bambwiraga twari duturanye, namvaga abantu barimo kugana bakavuga ati kwa kanaka bafite amafaranga n'ipusi itasimbuka. Ariko uyu munsi wa none iyo terime ntayo nyumva. Kubera iki? Ya mafaranga ipusi itasimbukaga ari hehe? Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo amafaranga agiye guta agaciro, iby'isi bigiye guta agaciro, abantu bazasigarana agaciro konyine bafite muri Kristo Yesu. Rero biradusaba ubwenge bwo kumenya kubana n'ibyoroheje. Turasabwa kumenya ko amafaranga yacu afite icyo agomba gukemura mu miryango, afite icyo agomba gukemura mu itorero. Uyu munsi wa none abantu ntibagitanga icya 10 mu itorero, abantu ntibagisenga, ntibagigira icyo batanga, ingo zabo zirimo zirarya nabi, ndetse abenshi basigaye banirirwa batanariye ngo kugira ngo barunde amafaranga menshi. Ariko nshuti zanjye, ibi ntago bizakunda. Imana ifite ikintu gikomeye yiteguye gukorera abana bayo. Muri kwisi barimo barashaka uburyo bahangana n'ubukene burimo kwiyongera, barimo barahangana n'ibibazo birimo kuvuka, barimo barabona yuko ubukene burimo kwiyongera cyane. Kandi najya mbabwire ngo muri Yohana 12:8 Bibiliya ivuga ngo iki? Kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyewe ntituri kumwiteka. Kwicara ukavuga ngo ibintu byose ngo ubukene murarwana nabwo, ubukene buzahoraho iteka. Ariko Yesu ntabwo abantu bazamuhorana. Vuba bidatinze imbabazi zigiye kurangira. Ni igihe cyo kubana na Yesu, ni igihe cyo kumushaka akakubera umwami n'umukiza. Muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo ariko Yesu arababwira ati nimumureke muramuterera icy'agahinda ko angiriye neza cyane. Uyu ni Mariya igihe yari asize amavuta ku birenge bya Yesu. Abakene bo muba muri kumwe nabo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza, ariko njyewe ntituzahorana. Mu magambo make, abakene bazahoraho. Kwisi barimo barakora tekinike, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibigo bishinzwe ubutunzi birimo birapanga uburyo byakura ku isi ku ubukene, ariko ubukene ntibuzashira, ahubwo burimo buragenda bwiyongera. Ibintu rero birakomeye. Amosi igice cya 8 umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo nimwumve ibiyemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi mu gihugu. Muri no minsi abakire yaba mu bihugu bya Amerika, mu bihugu by'Uburayi, mu bihugu bya Afurika, usanga abakire kugira ngo ubuzima bwabo bwubakwe neza bisaba yuko abakene bahinduka amatafari bakandagiraho kugira ngo bafate ibyo bashaka gufata. Mu magambo make, byanga byakunda hari abantu bumva rwose bagomba kumara abatindi mu gihugu, bakabimura bakabajyana kure, bakabakuraho bari, barangiza bakababuza amahoro. Ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ijambo Imana iravuga ngo iki? Mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka? Hari abantu benshi bakomeza bafite icyo gitekerezo, ndetse mu gihe cya kera hari n'abavugaga ngo isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano. Abantu benshi basigaye bicara mu nzu y'Imana ku munsi w'isabato, bicara mu nzu y'Imana mu rusengero, ibitekerezo biri muri business. Buriya ku ruhimbi tuba tubwiriza iby'Imana, abenshi barimo gucuruza mu mitekerereze yabo. Ni nayo mpamvu ubona ubukristo butagifite imbaraga. Rero abantu Bibiliya iravuga ngo baryari kugira ngo dutubye efa, dutubure shekeri, tubeshyeshye iminzani y'uburiganya. Abantu benshi ni abatubuzi nk'uko iri somo rivuga, abandi ni abatubyi. Hari abatubuzi hakaba n'abatubyi. Abatubyi ni abantu batanga ibintu bidashyitse, abatubuzi ni abantu batanga ibintu bidafite icyerekezo. Abantu babeshyeshya iminzani n'abariganya baruzuye. Tugura abakene ifeza, n'abatindi tubagura inkweto.
kugeza ubwo umuntu abona abakene akabagura amafaranga, umuntu akicara akagura umukene baturanye akamubuza amahwemo. Nibyo koko uzagura umukene, uzamuca aho utuye. Nibyo koko umukene uzavuga ko akubangamiye, uzavuga ko ari umujura, uzamwita igisambo. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, Imana yiteguye kurengera abakene kandi izabahagararira. Uyu munsi wa none dukwiye kumenya ko twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzasubira mu nda y'isi ntacyo twambaye. Iri ni ihame ry'ubuzima abantu birengagiza. Rero abantu bagura abatindi bakabagura inkweto, tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati, ni ukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Ibintu abantu barimo gukora, Imana irimo irabishyira imbere, irabyitegereza. Mperutse kureba ku cyo bita World Council of Churches, inama y'amadini ku isi. Muri iyi nama yitwa muri World Council of Churches, amadini aba muri UN, basohoye kuri website yabo yitwa World Council of Churches, banditseho amagambo akomeye cyane bagaragaza yuko krize iriho y'ubutunzi, krize y'ubukene iriho, impamvu zayo n'impamvu irimo gutera n'uburyo ubu bukene bugomba gukemuka. Bavuze ko ari ikintu barimo kwigaho. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, byanga byakunda abantu bagiye kwerekera mu bihe bikomeye. Ese mujya mumenya yuko abantu bagiye gucibwamo inzego nk'uko tubisoma mu byesho 13, barangiza bamwe bakaba bimbata abandi bakaba mu mudendezo, amafaranga yanyu agakontororwa n'ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi abantu batagendera muri systeme y'isi bagiye gukeneshwa, bagiye kubura akazi, bagiye guteshwa agaciro, n'amafaranga yabo ntibazayagiraho uburenganzira. Ibi ni ibintu bigiye kuba. Aya magambo muze gusoma kuri iyo website muri 2009 niho babyanditse. Kandi nanone ikindi, umuhanga umwe yaravuze ngo changing religion, changing economy. Mu magambo make, niba dushaka guhindura umutungo w'isi, dushaka gukuraho ubukene, tubanze dukureho akavuyo kari mu madini. Amadini agira imisengero imwe, tumanaginga amafaranga. N'uyu munsi wa none mwamaze kubibona mu bindi bihugu. Mu gihugu cya Australia, amadini amafaranga binjiza batanga 1/10 muri leta ku ngufu. Muri Australia ni itegeko. Mu bihugu nk'Ubudage byamaze kuba itegeko. Leta zo mu isi zirashaka gukontorora amafaranga arimo kwinjira no mu nsengero. Rero ibintu birimo birihuta. Nagira ngo mbabwire nshuti zanjye, ikinyamakuru cyitwa Reuters cyavuze yuko Papa yahamagaye Global Authority, abategetsi b'isi, kugira ngo bahangane n'iki kibazo cy'ubukene buri ku isi. Ndetse baranditse ngo Papa Benedicto yahamagaye abanyapolitike b'isi kugira ngo bahangane n'iki kintu cy'ubukene, kandi leta zitegure kuba zafasha gushyiraho amabwiriza mashyashya yatuma ibi bintu bya ekonomi byongera kugira imbaraga, krize y'ubukene ikavaho, noneho bakanakuraho ikintu cyazagarura ubukene. Twihuta rero, icyo nagira ngo mbabwire ni iki ngiki, ibi bintu birakomeye kandi birimo birihuta. Mu gitabo cy'ibyahishuwe hagaragaza yuko Babuloni itungishijwe n'ubutunzi itanga ikura mu bami b'isi. Yeremiya 17:11 Bibiliya iravuga ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itateye. Kubundikira amagi y'amahugu, kubundikira amagi y'amahugu bisobanuye iki? Inkware hari igihe ijya kwiba amagi, yarangiza ikayazana ikayabundararaho, ikagira ngo ibyana nibivuka ntibizabimenya. Ariko ibyana by'inkware biravuka, bikazamenya yuko ayo magi adafitanye isano n'iyo nkware, bikaguruka bikigendera. Niko bimeze. Ubutunzi bw'amahugu ni nko kubundikira amagi y'inkware itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Iyo umuntu yari afite amafaranga akamucika, ubuzima yagombaga kuzamara bugabanukamo kabiri kubera agahinda. Gukena birababaza, guta agaciro birababaza. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ubukire ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire kandi uyu munsi wa none hari ikintu abantu bagomba kwitondera. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami page 564 baranditse ngo Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi, bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga, amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. Bivuze ngo iki? Amafaranga ubu arimo arabikwa.
amafaranga yajyaga ashyirwa mu gufasha abarwayi, amafaranga yajyaga ashyirwa mu bindi byinshi. ubu ayo mafaranga arimo arashyirwa hamwe, agiye gushyirwa mu bintu by'inkingo, agiye gushyirwa mu bintu byo gushyigikira abatinganyi n'ibindi byose. Ibi bintu byose ni ibintu byerekana yuko amafaranga isi irimo kubika azifashishwa mu kurenganya abana b'Imana. Nshuti zanjye, ibihe birimo birihuta. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze paje 205, Satani yakoranye inama n'abamarayika be, arangije arababwira ati iyi nama ni inama igendanye n'amafaranga gusa. Mu magambo make, amagambo yavuze Satani muri iyo nama, hano baranditse ngo nabonye ko Satani yategetse abamarayika gutega imitego yabo cyane cyane abantu bari bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Satani yabwiye abamarayika be ko amatorero asinziriye. Satani yajyaga gukaza umurego, akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo bigatuma abasha kubaherana. Yaravuze ati ariko agatsiko kabubahiriza isabato ko turakanga, kuko bakora ubudatuza baturwanya ndetse bakadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga. Nimugende mutera abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Muri no minsi, guhangayika ko abantu bafite amafaranga bagahangayika kurusha n'abatayafite ni tekinike ya Satani kugira ngo yice umugambi w'Imana mu mitima y'abantu. Abantu bafite amasambu, aba bantu bagomba gusinda amaganya. Nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bazashobora guhamya ibibanezeza. Nimutume gusa bita cyane ku mafaranga kuruta kukwita kukogera kw'ingoma ya Kristo cyangwa kwamamara kukuri twanga. Mushyire imbere yabo iby'isi mu buryo bubareshya cyane, kandi babikunde kandi babiramye nk'ibigirwamana. Tugomba gukomeza mu ruhande rwacu ubutunzi bwose dushobora kwitegekera. Uko abayoboke ba Kristo bazegurira ubutunzi buruseho mu murimo we, niko bazanarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu. Uko bategura amateraniro ahantu hanyuranye, niko badushyira mu kaga. Niyo mpamvu mukwiriye kuba maso. Niba bishoboka, muteze umuvurungano n'urujijo, musenye urukundo bakundanaga hagati muri bo. Muca intege kandi mukuri imitima abagabura babo kuko tubanga. Mushyire inzitwazo zumvikana zose imbere y'abantu bafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Nimubishobora, mutegeke ikijyanye n'amafaranga cyose, maze bituma abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika. Ibi bizaca intege umurava n'ishyaka ryabo. Inama ya Satani niyo yatumye abantu benshi usanga ibintu byose umwanya munini tumara mu kwaka amafaranga y'amakorari, kwaka amafaranga y'inyubako, kwaka amafaranga y'iki. Ndagira mbabwire ngo amafaranga y'inyubako yo afite akamaro cyane. Icya 10 tugomba kugitanga ngo umurimo w'Imana ujye mbere. Ariko Satani yadukundishije amafaranga, ndagira mbabwire ngo umwanya w'Imana urabura tukawutwara mu bintu byo gushaka amafaranga gusa. Reka mbibutse yuko mu gitabo cy'Ufuzwa ibihe byose bavuze yuko igihe Yesu yajyaga kwerekanwa mu rusengero, yajyaga kwakirwa, umutambyi bitewe nuko abatambyi bikundiraga amafaranga, iyo barebaga umubyeyi uje mu rusengero afite amafaranga, uwo mubyeyi bamutindagaho, n'umwana we bakamutindana mu biganza cyane. Ariko Yesu yarahageze ari mu biganza bya Mariya. Barangije umutambyi aramufata, yitegereza Yesu abona n'umwana usanzwe. Abonye ababyeyi be nabo asanga n'abantu baciriritse batarabo gutindwaho. Umutambyi ngo yafashe ikiganza cye, yandika izina rya Yesu mu mazina bisanzwe nk'izina risanzwe, arangije amuhereza ku ruhande. Simiyoni umwuka w'Imana muzana mu rusengero. Simiyoni arangije aterura Yesu, arangije abwira Imana ati Mana, nushaka usezerera umugaragu wawe, ibi birahagije. Nshuti yanjye, ikibazo abatambyi bari bafite cyari cye muri icyo gihe, gukunda amafaranga byari byarabatwaye umwanya. Reka mbabwire ko uyu munsi wa none gukunda amafaranga byatwaye umwanya w'abizera, byatwaye umwanya wa twebwe abayobozi, byatwaye umwanya w'abavuga butumwa. Aho ari bujye bakamuha amafaranga, aragenda akahatinda, akemera no guhindura gahunda yaramaranye igihe bitewe n'akantu gasobanutse ari bukura ahantu. Umugambi wa Satani ku mafaranga wamaze gutsinda. Imana ibane natwe, idukorere ibirenze ibyo dushobora kwikorera. Satani atsindwe mu izina rya Yesu, kugira ngo imbaraga z'Imana Yesu Kristo atubere ubutunzi. Ubutunzi si ubwo kwizigirwa, ahubwo ijambo ry'Imana ritubera ubutunzi. Kwizera bitubera ubutunzi, kubana n'Imana bitubera ubutunzi. Kandi byanga byakunda, naho isi yahinduka, ibihe bigahinduka, amafaranga ukayabona cyangwa ukayabura, nta cyakubuza kwishimira Imana y'agakiza kawe. Imana ikugenderere, igusobanurire ibirenze ibyo tumaze kwiga aka kanya.
mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kugushimira urukundo wakunze abana bawe, wabahaye ubutunzi, ubaha imbaraga, ubaha ubushobozi. Wifuje yuko twahinduka nk'ibiti, abandi bantu b'abanyantege nke bugama munsi kugira ngo bashire imbeho kandi babashe kwihisha izuba. Ariko abenshi ubutunzi bwacu ntitwakugaragaje, amafaranga benshi barayabonye ahinduka urwirato, ahinduka ubwishingikirizo. Abantu benshi ubutunzi bwababereye imana, ubutunzi bwabahaye inshuti, bwabahaye uko basenga bubigizayo. Uyu munsi wa none nsabiye umuntu wese waba warakuwe mu nzu y'Imana n'ubukene, cyangwa akaba yarakuwe mu nzu y'Imana n'ubukire. Umuntu waba warakuwe mu nzu y'Imana nuko yabuze icyo yambara, n'umuntu waba warakuwe mu nzu yawe yuko afite imyenda myinshi akaba abona aho asengera atayambara kuko nta bantu bakomeye bahari. Aba bantu mbazanye mu ngobyi y'amasengesho kugira ngo ugire icyo bamarira. Twese turakwiyeguriye kugira ngo inama n'imigambi Satani yateguye yo gukundisha abantu amafaranga ku buryo ibitekerezo byabo umwanya wose, akanya kose, imitekerereze yose, imbaraga zose zigenda ku mafaranga, kugira ngo imbabazi zizaturangireho tutazi aho ibihe bigeze. Kandi byanga byakunda Babuloni igiye kuza kureba ubutunzi. Ubutunzi bugiye gusubira iyo bwavuye. Uduhe kugira ngo tukugire, nuba umwami wacu tukatubera ubutunzi, tugusigarane, uduhe kunyurwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.